bakunzi ba Kamera Gospel TV Show muraho neza. Nejejwe cyane no kongera kubifuriza kugira ibihe byiza muri iki cyumweru kirangiye. Twagizemo imbogamizi ntabwo twabashije kubagezaho ibice byari bisigaye by'igitabo cy'ubuzima bufite intego, ariko turashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kongera kubana namwe. Murabizi namwe hari mu gihe cy'itangira ry'amashuri hari ibi bitandukanye, amasaha yo gutangira gutegura ibiganiro yari amasaha y'amashuri y'abana, kandi ngira ngo mwese murabyumva ko nta burangare bwabayemo, ni ukwera inshingano nyinshi zitandukanye. Ariko turashima Imana ko iduhaye kongera kubona uburyo yankurarike wowe nshuti wadukurikiraga, nshuti udukurikira, ntucike intege. Ndashimira abagiye batwandikira batubaza ibiganiro aho biri, ariko kubera Imana birongeye birakunda. Imana urakoze ko duhaye umwanya mwiza, ko duhaye indi nzira nziza yo kunyuzamo ibiganiro. Urakoze abateze amatwi Kamera Gospel TV Show, baho umugisha wawe kandi nanone ubunye bw'umugisha twebwe twese dushyira imbaraga kugira ngo bikunde, dushyire umwete kugira ngo bikunde. Turashimira ibyo dukoreye muri uyu mwaka no neza mu Yesu rya Yesu, amen. Turimo twiga ikiganiro kivuga ngo kunesha ibishuko. Bene data dukurikiye ikiganiro cyabanje igice cya kabiri cya mbere, turagira ngo twibutse yuko twaganiriye cyane kujyanye n'ibishuko. Tubona ko ibishuko ni imwe mu ntwaro Imana ikoresha ubwayo. Kenshi Satani niwe agaragara ashukana, ariko ni Imana yemera gushukwa kugira ngo Imana irebe ko uri ku kigero gikwiye, gihamya ko wakuze koko. Kugira mu bishuko byinshi ni igisobanuro cy'uko Imana gushaka kugira ubukure, irashaka kugira igihagararo, nk'icyo Pawulo yavuze ngo noneho umaze kumenya nk'igisuko ku gicaniro. Imana duhana umugisha. Rero kuri igice cya kabiri cy'ikiganiro ndagira ngo mbabwire ko ushobora kugihora wibuka Yesu Kristo, akandi mu buzima bwawe bwa buri munsi mujye muza umutima ku byiza bikwiriye gushimwa n'iby'ukuri, ibyo kubahwa, ibyo gukiranuka, ibiboneye n'iby'igikundiro n'ibishimwa. Mwene data nagira nkubwire yuko muri aya magambo harimo umwuzuro w'amagambo yose akwiye. Ngira ngo kubakurikiye ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiranye n'abagize amatorero, yababwiye ko ibi bintu byo bikwiye, hakwiriye gukorwa ibyiza, hakwiriye gukorwa iby'umumaro n'iby'icyubahiro bituma itorero rigaragaza mu gihugu umumaro ukomeye cyane wo guhindura ubuzima bwari mu gihugu. Rero natwe nicyo dusabwa. Niba ushaka rero kunesha ibishuko, kenshi ugomba gucunga umutima wawe kandi ukagenzura ibyinjiramo byose. Ntukemere ikintu cyose kwinjira mu mutima wawe, ntukemerere amaso yawe ibintu byose, ntukemerere akanwa kavuga ibyo ari byo byose, kuko bimwe bishobora kuba ibishuko bije kukunesha cyangwa se byo kurwanya ubuzima bwawe. Wirinde uburyo umutima wawe utekereza, kuko ubuzima bwawe bwose buhabwa ishusho n'ibyo utekereza. Ndagira nkubwire yuko uduteze amatwi, ibyo utekereza byose n'ibyo uvuga byose biva ku byo wahaye umutima. Nuha umutima ibyiza uzavuga ibyiza, nuha umutima ibibi uzavuga ibibi. Ndagira ngo rero nkubwire ngo muri iki gice cya kabiri turaganira ku magambo avuga ngo dufata mpiri ibitekerezo byacu kandi turashobora kumvira Kristo. N'amagambo Pawulo agiye yarushaho kwandika abwira abantu mu byo kwirinda no kurwanira kunesha intambara zawe uzaturira umuntu w'inshuti cyangwa se itsinda ry'abizera mufatanya. Niba wumva hari ikintu kikugora mu buzima bwawe, niba wumva hari ikintu cyakuruhije, ese ufite ubukene, wumva ushobora kuba wakwiba amafaranga, ese ufite akazi ukoramo ubona bishobora kuba wakwiba amafaranga, ibyo bintu ni igishuko gituma ubuzima bwawe ushobora kujya ahantu kujya mu kaga. Ese ubona byakwebeye kuba ushobora gukora ikindi kintu cyitwa kugira ngo ukunde urenge uwo munsi. Amarenza munsi ntabwo areshya umugeni ngo birambe. Ndagira nkubwire yuko ibishuko duhura nabyo akenshi, cyane cyane abantu b'Imana, ni ibigaragaza urwego tugezeho kugira ngo dupimwe. Koko wapimwe usanga ushyitse, koko wapimwe usanga nturashyika, ukongera ugasubira ku rugamba no kunesha rwo kugira ngo uneshe. Kugira inshuti iruhande rwawe ni ikintu cy'umumaro. Ubwire ibyawe bikugoye, ubwire ibikuruhije, nubwo bitoroshye muri kino gihe kubona inshuti nyanshuti ushobora kuganiriza ibiri ku mutima wawe kugira ngo ahari uyimenera amabanga y'ibikuvuna. Akenshi tugira amabanga mu mitima yacu tugorwa no kubona abo tuyabwira kugira ngo hari tubashe gutsinda, kuko uganirije umuntu ikikunesha ubasha kugira imbaraga zo gukinesha bigashoboka, kuko nuramuka uguye inshuti yawe izakubyutsa. Bose babiri barutumwe iyo mugenana, ushobora kuganira inshuti yawe ikintu cyakugoye, yatura icyakugoye hanyuma ikagufasha kukivamo cyangwa se experience yuko yakivuyemo. Reka rero bisobanure neza. Niba ushobora gutsindwa n'akamenyero k'ikintu kibi byarakubayeho akarande, igisitacika, igishuko kuko bimwe by'ubwenge,
ingeso zimwe zigorana kureka uzegere inshuti yawe cyangwa se abandi babibayemo bakubwire experience yuko babinyuzemo bizakukundira. Mwaturirane ibyaha musoberanire kugira ngo mushobozwe gukizwa. Birakwiye ko ugira inshuti y'umwizera ubwira ibikugora. Hari ingeso zigora, hari igihe ugorwa n'ubusambanyi, hari igihe ugorwa no kureba filime za pornography, hari igihe ugorwa no kureba no kunywa itabi, kunywa ibiyobyabwenge bitandukanye. Ubwira umuntu w'inshuti yawe wumva wahagarara nawe, kuko iyo umubwiye hari igice gifungwa ku mutima wawe kumva ko ni ibintu bisanzwe, kuma ni ibintu bitakiri mu ibanga. Rero bitakiri ibanga kuri wowe ntabwo wongera kubitekereza ngo bipere bigukurura cyangwa se bikurwanya cyane. Rero ese ushaka kugira ishusho yo guhora cyangwa se tuba gukubita hasi ikigeragezo ubona cyangwa igishobora nacyo shaka umuntu mu kiganireho kirarangira. Mu itorero rya Saddleback niko ariko natanze ubuhamya avuga ngo imbaraga zikomeye z'iryo hame zo kuvugana no kuvunagura imbaraga z'ibyaha byinjiye cyane mu itorero, bituma abantu benshi babasha kureka ibiyobyabwenge, bareka ingeso zibi Burayi nyinshi. Ingeso zirashira, gukuramo amada birashira, kwangiza no kwiyangiza birashira mu biyobyabwenge. Mbese bose bashimishwa no kubohorwa ndetse no gushira agahinda biturutse mu kuganira. Satani arashaka kukwigeza kure y'abandi bantu kugira ngo ibyaha byawe bigumane mu ibanga, bitume urushaho kubigumamo. Iyo ubibwiye abandi birushaho gukira. Ubu rero ni ukuri kweruye ko twese turashukwa, nta muntu udashukwa ntazakubeshye. Yaba uwihaye Imana, yaba umwana muto, yaba umukuru, buri wese ashukwa mu kigero cye. Buri wese ashukwa ku rwego rwe. Ntazakubeshye, buri kigeragezo cyose buri muntu wese ageragezwa ku gipimo cy'uburebure cyangwa se bw'icyubahiro ariho. Twese twakoze ibyaha ntabwo bashyira ubwiza bw'Imana. Rero ntabwo biteye isoni, ntabwo biteye ikimwaro kuba waganiriza mwene si cyakunaniye mugafatikanya kugisengera, ariko bititwa inkuru, kuko nanone nabyo bisaba kuba abantu mwembi muhuje umutima. Ubuzima busanzwe iyo hari ikintu tinya kuvuga ukakibwira abantu, ni ukuri kiba kidashobora kugenda neza. Iyo utaratinya kubwira ikintu gikugoye abantu, kiba kikigoye kuba cyakuvamo, ariko iyo utinya kukibabwira kiragenda, kiramwara bikagenda. Iyo umuntu amenya ibanga akabwira undi, nta wundi nigera ambwira ibi kugeza uyu munsi, ndanezerwa cyane kubwo ko umuntu aba yagize icyizere gikomeye kuri njyewe. Nyashima cyane abantu batinyuka bakagisha inama. Ntago turi abamenabanga, turi ababikabanga. Imana igiduha umugisha mwebwe mwese mu bitekereza. Twahuye n'abana banyweye urumogi, twahuye n'abana banyweye amatabi byari byanze gushira ariko byarashize. Twahuye n'abana bari binjiye mu buryo bw'ubutumwa ariko byagiye bishira. Rero Imana yo mwijuru ifite ukuntu ihindura umuntu, kubera ko hari uwe n'abakuganiriza agufasha kuva muri ubwo buryo bw'ibintu bigoye. Rero Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Iyo ubasha gushyira umutima wawe, ugacisha bugufi umutima wawe, ukihanganira